kumenyekana nta kundi ngira ngo ni kwa kundi umuntu aguha akazi ukagakora noneho igihe ugakoze abantu bakakumenyera aho ngaho. Ni umubare mukeya ko bajya gushaka mu Rwanda kuruta abari hano muri Amerika. Abari hano muri Amerika benshi bo barashakana kuruta kujya muri Afurika. Bambabarire ku ruhande rw'abadamu cyangwa se rw'abakobwa, nk'iyo umugabo avuye muri Afurika aje hano usanga abakobwa cyane cyane basuzugura abagabo. Nyuma y'igihe kirekire turagarutse kuri Sangwa TV show. Mazina yanjye nitwa Cheu, nkaba ari ugiye kubana namwe ndi kumwe n'umutumirwa. Ni icyamamare mukaba musanzwe mumuzi mu bice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko iyo yaje kubadicira mu bukwe, iyo ari kubaha amafoto meza yandi yo gutwika kabisa, ndetse n'iyo ari kubafasha mu bintu bitandukanye bya electronique, amamodoka, inzu n'ibindi. Niwe twatumiye rero, na wundi ni DJ Cyusa. DJ Cyusa, tuguhaye ikaze kuri Sangwa TV show. Murakoze cyane. Watubwira ngo amakuru yawe ko abantu batari baguheruka, wabagahe amakuru y'iminsi? Ni akazi kenshi nk'uko bisanzwe murabizi muri ibi bihugu, ntabwo biba byoroshye. Nyine ni ukwiruka hirya hino nk'uko wari ubivuze, wari ubikomojeho. Nkora ibintu byinshi bitandukanye. Hari akazi ka DJ, hari akazi ka photography, cyangwa se transportation, kujya mu yindi state, cyangwa se afite abana bakeneye kujya ku ishuri mu yindi state. Ibyo byose ndabikora. Nkaba mfite imodoka zitwara abantu mu yandi ma state. Waba ukeneye imodoka y'abantu 5 cyangwa se 7 cyangwa se 8 cyangwa se 12, byose ndabikora. Niyo mpamvu mbese muri make yari itumye mpuga muri iyi minsi nsa n'uwihugiyeho, ariko ndahari tu. Birumvikana kuri umu businessman ukora ibintu byinshi, umuntu yakwibaza ngo ariko ibyo bintu ubundi DJ Cyusa bikora ate? Umwanya arawubona ko akora ibintu byinshi, transport, gufasha abantu kunezerwa mu bukwe, ubaha indirimbo nziza z'ubukwe ndetse n'ibindi, nizo kubyina, ndetse utanga n'amafoto meza. Nagiye mbona amafoto abantu bayapostinze bavuga ngo twafotowe na Cyusa photography. Ese mu by'ukuri umwanya ukura yuko muri Amerika ibintu bimeze nabi? Tunibutsa abantu ko turi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Michigan. Urakoze cyane. Ntabwo biba byoroshye muri iki gihugu, ariko umuntu aragerageza. Muri make ndabikora, umwanya uraboneka. Nkora akazi gasanzwe nkatwe twese inaha. Nkora kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Nkora second shift, ngatangira saa 9 ngasoza saa 5. Ubwo yari nk'uwampaye akazi mu yindi state, ubwo mpita mva mu kazi mfatiraho njya mu kandi kazi wenda kubu DJ cyangwa se muri weekend ka photography. Akenshi ibyo bindi bitari akazi ka buri munsi ko kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu mbikora muri weekend. Akazi ka photography, akazi kubu DJ ko ngakora mu ma weekend, ntago nagakora mu yindi minsi kuko bafite ibindi ngomba gukora muri iyo minsi. Hari abantu bibaza ngo DJ Cyusa ubundi yageze muri Amerika ryari? Ibi bintu byo by'itangazamakuru cyangwa bya media byo gutanga amafoto meza biba bikoresha kamera zihenze, kandi bisaba n'ubumenyi butari butoya cyane umuntu agomba kubanza kwiga. Ubundi wageze muri Amerika ryari? Ubumenyi byo cyangwa gukora ibi bintu bijyanye na video na photography ndetse no guha abantu umuziki mwiza, ibi bintu wabitangiye ryari? Wabyigiye he? Ibi bintu nabitangiye kera. Niga primaire narabikoraga, ariko bitari nk'akazi. Mbikora, abantu twabanye mu Rwanda barabizi, ntago nabihisha. Nabaye mu nkambi aho bita Igicumbi, Gihembe, mu nkambi ya Gihembe mu karere ka Gicumbi. Aho ngaho nahabaye igihe kinini cyane.
abanzi baranzi icyo gihe nabitangiye nyine niga primaire, ntangira akazi ka DJ na ka photographer, ariko rimwe na rimwe habaye iminsi mikuru cyane cyane yo kwibuka abakongomani biciwe za Mudende, niho nabikoraga ibintu bya photography, cyangwa se muri iyo minsi mikuru nkakora ibintu bya DJ. Noneho nyuma nza kubikora nk'akazi mpawe n'umushinga bita Plan International. Plan International, ndatekereza ari umushinga w'Abongereza, nibo bampaye akazi, noneho ntangira kubikora nk'akazi, ariko bitari iby'umwuga. Nabitangiye muri 2008 niga muri primaire, urumva ni kera. Ariko mbitangira nk'akazi muri 2011. Muri 2011. Ikindi warumbajijeho ngira ngo igihe naziye muri Amerika, naje muri Amerika 2016 mu ntangiro. Ntangira, urabizi kubona ibikoresho biba bigoye muri Afurika. Nakoreshaga ibikoresho by'imishinga, ibintu nk'ibyo, ariko ngeze hano uko ari ibintu nakundaga, si ibintu nagiye ku ishuri ngo nige ntakubeshye, ariko nyine kwa kubikunda narabyize ndabimenya. Hano biroroshye kuba wajya kuri YouTube, kuba wajya kuri Google irakwigisha. Ndabikora nyine hano, ndabyiga, ndaje kubyiga, ngura ibikoresho. Iyo ufite ibikoresho kubyiga biroroha, ndabyiga, ndaje kubyiga, ndabimenya, hasigaye mbitangira nk'akazi. Ngira ngo urabizi ibikoresho bya kamera cyangwa se ibikoresho bya DJ biba bihenze cyane pe. Biba bihenze, ariko nagiye ngerageza uko mpembwe amafaranga, ngenda nsaving amafaranga yo kugura ibikoresho, ngenda mbona ibikoresho byose. Ubu ngubu mfite ibikoresho bifatika byiza cyane, nta kibazo. Hano muri Michigan, ahantu turi muri Leta Zunze Amerika, ni Midwest. Abantu benshi naratangaye muri iyi leta turimo, iyo uvuze DJ Cyusa baramuzi. Ubundi waje kumenyekana gute muri community? Hanyuma hari n'umuntu uri gutwumva kwibaza ati DJ Cyusa ubundi ni muntu ki, hirya yo kubafotora, hirya yo kubatanga amafoto meza, hirya yo kubafasha abantu mu gihe umuntu akeneye transport, ukamuha imodoka akaba yayikodesha, cyangwa se hirya kuba uha abantu umuziki mwiza, ubu DJ nigeze no kumva n'abanyamakuru i Kigali bakuzi. Ubundi byagenze gute kugira ngo umenyekane muri community y'abavuga Ikinyarwanda hano muri Michigan ndetse no mu yandi ma state? Murakoze cyane. Kumenyekana nta kundi, ngira ngo ni kwa kundi umuntu aguha akazi ukagakora, noneho igihe ugakoze abantu bakakumenyera aho ngaho, cyangwa se bitewe n'ibyo wakoze byiza mu bukwe bw'umuntu akagenda kumenyekanisha ahandi. Ni muri make hano muri Michigan mpamaze igihe kinini, ndumva ndikwarangiza imyaka 10. Ndumva ahantu ushobora kuba warangiza imyaka 10 byanga byakunda ubuzwi, duhura na community y'abantu benshi hano no hanze ya Michigan, ariko Michigan niho ntuye, niho mu rugo, niyo mpamvu rero abantu benshi banze hano muri Michigan. Ikindi nyuma yaho ngaho, ndi umugabo, ndubatse, mfite urugo, mfite umudamu n'abana 2. Ikindi warumbajijeho ni ikintu kijyanye na transportation, nk'uko umuntu ashobora gukenera imodoka akaza nkaba nayimuha, ariko kuyimuha mbere na mbere ugomba kuba uri umushoferi ufite license yo gutwara imodoka, yego of course. Hanyuma imodoka nako umpereza drive license yawe. Umpaye drive license yawe, ubwo icyo genda yifotora nkayiha insurance ikamenya ko imodoka ari wowe uyifite, kugira ngo nuhura n'ikibazo icyo gihe insurance ibe yagukavaringa. Naho igihe ntamenyesheje amakuru ya insurance, ntabwo ibizi ngo imodoka itwawe nande, kuko aba ari imodoka ya business, ntabwo aba ari imodoka yanjye ku giti cyanjye. Ari yanjye ku giti cyanjye, icyo gihe nayigwa nkabyimenyera ko ari ya business, nuko biba bigomba kugenda. Mbibutsa ko mukomeje kureba ndetse no gutega amatwi Sangwa TV show. Ndice kuri mikoro nkaba ndi kumwe n'umutumirwa wacu DJ Cyusa, turi kubana kuri uyu munsi. DJ Cyusa, hari abantu bibaza ngo ubuzima muri Amerika buroroshye cyangwa burakomeye. Abenshi by'umwihariko bari mu bihugu by'iwacu muri Kongo, mu Rwanda, harya bavuga bati ubuzima muri Amerika buroroshye, amafaranga aboneka byoroshye. Cyakora ko umu businessman ushaka kuvuga ashaka kuboneka kubera ko ufite business nyinshi ukora. Ibyo bintu byaba ari ukuri by'abantu batekereza? Urakoze cyane.
ku muntu ufite imbaraga cyangwa se ufite amaboko n'amaguru muri iki gihugu, ntago kubona amafaranga navuga ngo biragoye. Upfa kubuza ufite imbaraga zo kujya mu kazi, amafaranga urayabona, ariko nyine ntago ubona amafaranga ahagije ku rwego wifuza. Uko tubona amafaranga muri ibi bihugu ni nako tuyakonsoma. Ubu ufite byinshi biyagutwara, rero bisaba ngo byibuze niba hari ka kazi ufite, byibuze ufite n'ibindi ukora ku ruhande. Ari nayo mpamvu ngewe ngira ko akazi gasanzwe ka buri munsi, nkagira n'ibindi ngomba gukora ku ruhande bigomba kunganira ka kazi ka buri munsi. Ariko sinavuga ngo kubona amafaranga biragoye muri iki gihugu. Upfa kuba uri umuntu utari umunebwe muri iki gihugu, amafaranga wayabona pe, wayabona. Upfa gushirika ubute ugakora kandi ukitinyuka. Muri iki gihugu amafaranga arahari. Iyo ugiye kureba nka community yacu ivuga ikinyarwanda, usanga ari ibihe bibazo abantu bafite muri rusange bituma ayo mafaranga ataboneka cyangwa se n'ubuzima butaba bwiza kurushaho? Abantu b'iwacu ikintu navuga, akenshi uruhare runini cyangwa se community y'abantu b'iwacu nini cyane ni ukutamenya ururimi. Kutamenya ururimi biri mu bintu bya mbere bishobora kubabangamira, bigatuma wenda udashobora kuhabona amafaranga menshi, bitewe no kutitinyuka ngo ugende ujya ahantu wabaza uburyo ushobora kubona utuzi tuguha amafaranga menshi. Ikindi ugasanga umuntu aba mu kazi kamwe, ntashobora kugira ibindi akora ku ruhande bishobora kumwinjiriza aya mafaranga. Icyo gihe bigatuma bikaguha amafaranga makeya utifuza. Ikindi ni uko bamwe na bamwe usanga ari abanywi, akazi kakabananira, bakaba babirukana mu kazi, bakaba mu rugo nta kintu bakora, bitewe n'uko nyine bagenda bakanywa, bakaba bakwirukanwa mu kazi. Bitari ibyo ubwo bakabaho bate? Icyo gihe urumva wibana biragoye. Icyo gihe nyine wasohorwa mu nzu, none waba utishyura nyir'inzu akakugumisha mu nzu, ntabwo bishoboka. Ubwo ufite abo mubana, ubwo icyo gihe bashobora kukavaringa, wenda nyuma ukongera ukabona akandi kazi ukaba wabaho, ubuzima bugakomeza. Ariko bitari ibyo, muri iki gihugu nta mikino, ntabwo ari nk'iwacu muri Afurika, kwa kundi wabonaga umuntu afite icupa ry'inzoga agenda agwa mu muhanda. Hano muri iki gihugu sinzi neza niba kuva wakigeramo wari wabona umuntu uri kugenda agwa ku muhanda. Narumvise ngo ntabwo byemewe kunywera ku muhanda. Ntabwo biba byemewe. Bivuga ngo niba unafite n'inzoga ukagenda unywa, bisaba ngo byibuze ushyire mu kantu k'agakarito, cyangwa se mu gikombe cya plastique ugenda unywa, ntibamenye ibyo uri kunywa. Ariko kunywera inzoga mu ruhame hano ntabwo biba byemewe. Ubwo birumvikana ko abantu bose mu muhanda bagomba kuba abarokore. Hanyuma wakomoje ku kibazo cy'ururimi. Hari nk'umuntu uri kutwumva uri mu Rwanda cyangwa muri Congo, azaza muri settlement cyangwa se azaza je na visa, ari kwibaza ngo ubundi umuntu utavuga ururimi yabona akazi ate muri Amerika? Hano muri Amerika ni igihugu cyiza, giha opportunity ku bantu bose batitaye kuvuga ngo yavuga ururimi cyangwa nta ruvuga. Hari amakampani amwe n'amwe akwemerera kuba yaguha akazi kuko utazi ururimi. Upfa kuba uzi gukora, nk'uko nabivuze, utari umunebwe, uri umuntu ushoboye gukora, ufite amaboko n'amaguru, nyine ukora, ufite imbaraga. Icyo gihe wakora, ntabwo bakuziza kuko utazi ururimi. Ariko bibaye byiza, wakagombye kuba uruzi kuko opportunity nshobora kugira mu kazi numva neza ururimi nanaruvuga zitandukanye n'izo wowe wabona utaruvuga. Niyo mpamvu rero umuntu ukiri iwacu hakurya ateganya kuzaza inaha, bibaye byiza akaba yakwiga, akiga ururimi, ibindi yaba byirengagije byibuze gato, ako akiga ururimi, kuko azagera hano akaba yashobora kuvugana n'abenegihugu ba hano cyangwa n'abahasanze, byamworohera no kuba yava mu kazi ejo akajya mu kandi, agakora n'akazi katamuvunnye bitewe n'uko azi ururimi. Ariko uko utazi ururimi nyine ushobora gukora akazi kakuvunnye, kuko utaruzi nyine ukemera ukavunika, kuko nta hantu uba ufite ho kujya. Reka dusoza abantu batazi ururimi bari muri Amerika. Icyo ntabwo ari ikibazo, buryo ushaka kwiyaranja ukabona akazi, ndetse n'urwo rurimi ukaba warwiga mu bantu. Hari ikintu nabonye, abantu bavuga ikinyarwanda akenshi usanga bari muri community zabo, akenshi usanga batamenyana n'abandi bantu bo hanze cyangwa abazungu cyangwa black american. Biterwa n'iki?
nk'uko nabikubwiye nyine ntabwo njya kure icyo ngicyo nari maze kukubwira mu kanya. Ni kwa kutitinyuka nyine kuba batavuga ururimi ngo babe bahuza, ariko abagerageza kuvuga ururimi nabo bakumvikana, bo baragerageza baratinyuka nyine bakabaganiriza, ugasanga baramenyana, ugasanga hari n'ibyo bagenda bamenya kuri iki gihugu bitewe n'uko abene igihugu babibabwira. Ariko urumva utazi ururimi uritinya kujya kubaza, niyo waba utanaruzi ntabwo wajya kumaza, ntiwamenya ibyo ari bukubwire. Niyo mpamvu usanga rero community yacu hano itinya gusabana cyane n'abantu binaha, kuko abenshi baba batazi kuvugana nabo, ariko abazi kuvugana nabo ngira ngo aho umaze kugerera inaha umaze kubibona ko batinyuka nyine bakabavugisha, ugasanga bafite inshuti z'abantu bakavukire hano, kuko nyine bavuga nabo bagasabana nta kibazo. Okay. Reka tugane ku bintu bya mariage, akenshi bijyanye gutereta, kubona umukunzi n'ibindi, ari nabyo kenshi iyo byagenze neza akenshi wagiye gutanga ibyishimo ku munsi w'ubukwe, umunsi wo kuvuga ngo urukundo ni rwogere. Hari abantu benshi batekereza ko muri Amerika kubona umufasha bigoye, akaba ari nayo mpamvu abadiaspora benshi bakunda kujya muri Afurika gushaka abagore cyangwa abagabo mu bihugu baturutsemo. Ibi bintu ni ukuri? Ntago navuga ngo ni ukuri 100%, ariko kandi sinabihakana. Ntago nabihakana. Kubona umukunzi hano ntago navuga ngo biragoye. Kubera iki? Kubera ko n'uwanjye namukuye hano. Ariko ushaka kubura 1% muri benshi. Reka nkubwize ukuri ntago bigoye, ahubwo hano buri wese agira amahitamo ye. Jewe ku giti cyanjye navuga ko bitagoye. Hari n'ushobora kubaza akakubwira ngo biragoye bitewe n'uko wenda abona ko hano bigoye nyine, kuko urumva sinzi ukuntu nabivuga, ariko ngewe ku giti cyanjye navuga ko bitagoye, kuko wanjye namukuye hano. Hariho n'abavuga ati abakobwa binaha bararangiye, ntabwo nashaka umukobwa wa hano, akavuga reka ajye gushaka muri Afurika, bitewe n'uko wenda abazi bamwe na bamwe, si bose ariko bamwe na bamwe wenda badafite ingeso nziza, hakabaho na bamwe bafite ingeso nziza, ugasanga nishobora kujya muri Afurika kuko wa wundi ufite ingeso nziza yakwanze, mutahuje, wenda nawe uri kubona wa wundi ufite ingeso mbi, nawe ntiwamushaka ngo mugire umugore, ugahitamo gufata inzira yo kugira ute yo kujya muri Afurika. Icyo gihe rero urumva buri wese n'amahitamo ye. hari uhitamo muri ubwo buryo akavuga ati reka njye kwishakira muri Afurika, kuko nari mbonye hano nahitamo ntabwo ari kunkunda, ntabwo ari kunyemera nanjye, kandi uriya bitewe n'uko muzi sinamushaka, reka mfate inzira njye gushaka muri Afurika. Cyangwa se akaba yaravuye muri Afurika asizeyo umuntu bakundanaga, hanyuma akaba yasubirayo kugenda bagakora mariage, akaba yanamuzana bakabana. Ariko hari n'ibivugwa ko abadiaspora benshi bagenda bakajya nyine mu kazi muri company bagakorera amafaranga, hanyuma umwanya wo gusocializa cyangwa kumenyana n'abantu ukabura. Muri evenoma nujye ku rusengero guhura n'abantu bikaba biragoye, wazajya kwikanga mu gushaka ukavuga uti noneho ngiye muri Afurika. Ibyo ntabwo bishoboka kuba bimeze bityo. Ntago numva ko icyo ari cyo cyabitera, kuko uko wagenda kose niyo wakwihugiraho, numva umugore utamukura ku rusengero, cyangwa se uko byagenda kose hano ubuvugana n'abantu, ubuziranye n'abantu, muravugana kuri phone, niba uhugiye no mu kazi, wenda twese siko utuzi twashu tutwemerera kuba wavugira kuri telefone. Nk'uko bivuze, hari gashobora kujya mu kazi katamwemerera gukoresha telefone, yatagataha ananiwe akihugiraho, hano ntamenyane n'abantu, ugasanga biragoranye. Ariko muri community y'abantu b'iwacu, akenshi nk'abanyafurika ntabwo dupfa gushaka abantu batari abanyafurika n'ubundi. Akenshi bashakana n'abanyafurika kuko baba banaziranye, kuko niyo nagiye no muri Afurika burya niyo waba utaruziranye n'uwo muntu ukajya, ariko byibuze uravuga ati uriya muntu n'uw'iwacu, turibuze kumvikana. ubwo rero niyo mpamvu ntekereza ko abantu benshi iyo badashakiye hano ngo bashakane n'umuntu w'iwabo, aragenda akavuga ati reka njye gushakira muri Afurika, akajya mu Rwanda akajya gushakana n'umuntu w'iwabo bavuga ururimi rumwe bumvikana, apana kuvuga ngo reka apfe gufata uwa hano wabonye uwo ari we wese. Kuko hano barahari, wamushatse wamubona,
ariko abenshi ntekereza ko bavuga ati reka ngewe ushaka uw'iwacu tuvuga ururimi rumwe tuzumvikana dufite n'imico imwe. Reka dukoreshe statistique kuva ngeze muri leta ya Michigan nabonye ujya mu gutanga ibyishimo cyangwa se ujya kudija mu bukwe muri Iowa, muri Illinois, Chicago, naha muri Michigan n'ahandi za Arizona n'ahandi wagiye mu maleta menshi. Ubukwe navuga ko wagiye gutanga ibyishimo no kubaha umunezero, wasanze abashakana amakupure ari abavuye mu Rwanda baje gushakana cyangwa babaga ari abaje n'aha muri Amerika bari gushakana hagati yabo? abenshi ni ababa hano muri Amerika bashakana bari hano muri Amerika. ugasanga nk'umwe aba hano Michigan, undi aba wenda tuvugiye muri Kentucky, hanyuma bagashakana. Ariko akenshi iyo bashakanye gutyo nuvuga ngo umukobwa ava iwabo akagenda akajya gukorera ubukwe iwabo w'umuhungu, aho umuhungu aba, ugasanga niwe bakoreye ubukwe. Wenda avuye hano agiye muri Ohio cyangwa se avuye Kentucky agiye Ohio, nyine nuko nguko bigenda. Ndumva nta bantu benshi bava mu Rwanda ngo baze gushakira inaha, abenshi ni abashakana baba batuye hano muri Amerika. Mu yandi magambo, abantu bari bazi ko abadiaspora benshi ari abajya mu Rwanda gushaka, twavuga ko ari umubare muke ugereranije n'abashakana bari hano muri Leta Zunze Amerika. Ni umubare mukeya ko bajya gushaka mu Rwanda kuruta abari hano muri Amerika. Abari hano muri Amerika benshi bo barashakana kuruta kujya muri Afurika. Ariko tena ntibagiwe n'ubundi kujya muri Afurika, benshi hari abajya muri Afurika bitewe n'impamvu nyinshi, akaba yavuga ati ngewe wenda niba ari umukobwa akavuga ati hano sinashakana n'umutipe wa hano, ntabwo mbanze impamvu we ku giti cye aba avuga gutyo. Hari nabo tuganira nyine akavuga ati ngewe sinashakana n'umutipe wa hano. Kubera iki? Nanjye nibyo ndi kukubwira, ntabwo nzi impamvu umukobwa ashobora kuba yakubwira gutyo, cyangwa se urugero akaba yakubwira gutyo nawe nta batipe hano bamwemera bitewe wenda nuko bamuzi. Ukoze hasi unyibutse ibuye. Hari abantu bavuga ko abadiaspora kenshi bagiye gushaka muri Afurika bipasa muremure, usanga umukobwa ari hano ni umukobwa usanzwe ariko arashaka kurongorwa na Christopher cyangwa undi muntu w'umustar ukomeye cyane yitwaje ko ari umudiaspora. Ibyo byo ntibishoboka? Bibaho cyane. Ugasanga nk'umukobwa hano wenda bambabarire si ukwiyemera, ariko ugasanga nk'umukobwa hano ni umukobwa ntashobora nanjye kuba natereta pe, ntamukunda wenda mbona atari type yanjye. Hanyuma akagenda akajya mu Rwanda agashakana nk'uko warabivuze wenda n'umusitari runaka uzwi mu Rwanda, hahandi wa mukobwa uramutse umushyize mu Rwanda wa musitari akaba atamwemera, ariko akavuga ati kuko ari hano muri Amerika akavuga ati rekuriya musange. Ariko urugero ngo uhaye uzabigenzure kenshi, niyo banaje bakaza hano, ntabwo abo bantu si ukubacira urubanza, ariko ntabwo bajya bamarana kabiri. Ntabwo bajya bamarana kabiri. Nyine urumva navuga abenshi ari nayo mpamvu usanga bavuga ati yari amushakaho visa, niyo mpamvu yamwemeye, ibintu nk'ibyo. Iyo byagenze gutyo nanjye nabikonfirima ko akenshi usanga umusaruro wabyo utaba mwinshi, ndetse abantu babagira deception nyinshi. N'ingo nyinshi uzabigenzure urebe ku bavuye muri Afurika, haba umugabo uvuye muri Afurika cyangwa se umukobwa uvuye muri Afurika akaza asanga umugabo hano, uzabigenzure abagumana bakarambana urugo rwabo rugakomera ni bake. Si bose ariko ni bake. Ni bake bitewe n'uko hazamo kenshi na kenshi kutumvikana, gusuzugurana, cyane cyane ndavuga wenda bambabarire ku ruhande rw'abadamu cyangwa se rw'abakobwa. Nk'iyo umugabo avuye muri Afurika aje hano, usanga abakobwa cyane cyane basuzugura abagabo, akabasuzugura kuko urumva umukobwa amenyereye kino gihugu, arakimenyereye, nta hantu atazi. Noneho wowe kuko uri mushya akumva ko agomba kugutwara uko ashaka. Wagira icyo uvuga ati washatse kumutegeka, washatse kugira ibiki n'ibiki, ugasanga ntimwumvikana bitewe n'iyo mpamvu. Bamwe na bamwe akumva ko ugomba kuba uri mu rugo, utagomba kuva mu rugo, ugomba kuba uwo mu rugo. Niba wenda tuvuga abatipe bagenzi bawe baraje baragutwaye, uragiye murasohokanye murajyanye, umugore ako kanya phone atugiye hehe, buri kanya ari kuguhamagara ataha ibiki, akumva nyine ko ugomba kuba umuntu wo mu rugo. Iyo ari umugore waje se, ndaguha urugero rwavuzwe cyane mu itangazamakuru nka Eva na John, ntabwo bishoboka muri iyo case? Muri urwo rugero
byashoboka ariko nibo bake cyane cyane nk'abakobwa bashobora gusuzugura abagabo babo barabakuye hano. Burya umusore uva hano akagenda akajya gushaka muri Afurika akazana umugore hano, uwo musore simba numva ko akenshi amusuzugura cyane pe, ntabwo apfa kumusuzugura cyane. Kubera iki? Hari umuntu ushaka kumva agahita avuga ati DJ Cyusa ari kubivuga kubera ko ari umugabo. Ndi umugabo ya. Impamvu mvuze gutyo nuko mu busanzwe abagabo nk'iyo mu ngo zabo badacishije make nyine bakumva ko bagomba kuba abagabo mu ngo zabo, akenshi bamwe na bamwe babibonamo agasuzuguro, bakumva ko nyine umugabo yiyemeye mu rugo rwe. Ariko uruhare runini ku bava muri Afurika, ku bagabo cyangwa abagabo bavuye muri Afurika nibo basuzugurwa cyane kuruta abakobwa cyane. Uzabibaze cyangwa se baza kubitubwira muri komenti. Abagabo nibo basuzugurwa cyane kuruta abagabo, nako abagabo nibo basuzugurwa cyane kuruta abagore. Okay, tubibutse ko muteze amatwi muri no kureba Sangwa TV Show, turi kumwe n'umutumirwa wacu DJ Cyusa, akaba ari inararibonye mu bijyanye no kubaha ibyishimo. Ni umu DJ uzwi hano muri diaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, utaretse n'i Kigali ndetse no muri Congo. Akaba kandi abafasha ku bijyanye na transport, iyi modoka yagize ikibazo cyangwa se ukeneye n'imodoka igukura hano ikagutwara mu yindi state, akenshi aragufasha cyane. Turaza kugaruka kuri kontakte ze mu mpera z'iki kiganiro. DJ Cyusa, hari ibindi bigiye vugwa tugana ku musozo w'ibintu bijyanye na mariage, akenshi wowe uza nk'umuntu uje gufunga ubukwe, mu yandi magambo uri nka pasiteri, kuko mujya mu bukwe mu gihe urukundo rwarangiye nyine noneho rugeze ku musozo wo gushinga urugo. Tunabwira abantu bose bari guteretwa bashaka gukora ubukwe hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mushobora kugana Cyusa, DJ Cyusa. Hagati aho ariko hari n'abantu bavuga ngo akenshi iyo umukobwa ari muri leta tuvuge ya Illinois, ntago bashaka kuvugana n'abahungu muri leta ya Illinois ya Chicago, tuvuge batuye mu mujyi umwe, kubera ko abavuga ngo niba mbona n'uyu muhungu hari amagambo menshi ngo muri community z'Abanyarwanda cyangwa zavuga Ikinyarwanda, abantu bakunda kuvuga habamo ibihuha byinshi, hakaba amabwire, bityo ngo akaba yaprefera kuva muri Chicago akajya gushaka umuntu muri Iowa cyangwa se muri Kentucky cyangwa se muri Maine. Ibyo bintu uko abantu bitekereza nibyo? Ngo usanga abantu gushakana bari muri state imwe cyangwa mu mujyi umwe bigoye cyane kubera gutinya amagambo. Kubera icyo ubundi haba amagambo urebye Ikinyarwanda. Urebye muri make ntabwo navuga ngo gutinya amagambo. Navuga nihereyeho. Nagiye gushaka nshakana n'umudamu wanjye, ariko iwabo ni muri Chicago muri Illinois. Ariko kuba narashakanye nawe ari uwo muri Chicago muri Illinois, si uko ngiye natinyuwa hano ngo wenda ngo amagambo ngo nibiki. Ntabwo ari iyo mpamvu, ahubwo sinzi impamvu abantu ba hano cyangwa se abakobwa cyangwa abasore bo muri state imwe badakunze gushakana, kuko akenshi navuga ngo baba baziranye ingeso zabo. Ingeso navuga ngo ingeso mbi zabo baba baziziranyeho. Wenda urugero turaturanye, hari uburyo nkuzi nkahita navuga ati no, uriya muntu sinshobora kumushaka bitewe nuko hari ukuntu muzi kubera ko tuziranye. Ariko undi w'ahandi ntabwo amuzi hiyo ngeso ngiye, kuko ngiye nyimuzi nyine namubona cyangwa se mubonaho imyitwarire itari myiza, avuga ati sinamushaka ko dutuye hamwe. Noneho undi w'ahandi utabimuziho akaba yamushaka, kuko kwijisha ku muntu buryo utuye kure yawe biroroshye kuruta umuntu muturanye. Ndumva bitangaje impamvu ubwo nabyumvise muri Amerika, impamvu abantu mu mujyi umwe badashakana nyine baba baziranye ku buryo buhagije. Navuga aho baba baziranye, ngewe ku giti cyanjye navuga aho baba baziranye. Okay, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twibanze ku bijyanye n'ubukwe na mariage, nabyo DJ Cyusa abahamo ibyishimo, by'umwihariko akaba ari umu DJ ubaha umuziki mwiza cyane, umuziki w'ubukwe. Umuntu yatekereza akavuga ati ubundi wowe indirimbo z'ubukwe iyo ujya kuzihitamo kugira ziryohera abantu, ugendera kuki mu bijyanye n'ubukwe cyangwa se gufasha abantu kwizihiza urukundo aho ruba rugeze ku musozo? Indirimbo z'ubukwe z'ubwazo zirihariye.
zirihariye zitandukanye n'indirimbo wakoresha mu bindi ibyo ari byo byose. Wenda tuvuge nko indirimbo zo mu kiriyo ziba zifite uburyo zimeze, ni iz'ikiriyo nyine, iz'ubukwe n'iz'ubukwe, izo kubyina ahantu runaka n'izo kubyina. Nk'indirimbo nshobora gukoresha muri dote, mba mfite nk'indirimbo ngomba gukoresha muri dote ntashobora gukoresha muri reception. Ziba zitandukanye. Ubwo rero ngendera kuri icyo kintu cyo kumva yuko indirimbo mu guhitamo ngomba guhitamo indirimbo bitewe n'igihe ngomba kuyikoresha, niba ariyo muri dote niyo muri dote, niba ariyo muri reception niyo muri reception. Ni ukuvuga ngo nko muri dote akenshi usanga ari indirimbo zigenda buhoro, niko umuntu yavuga. Hanyuma muri reception abantu bagiye kubyina, muri dote cyane indirimbo zigenda buhoro za kinyarwanda, ibintu nk'ibyo. Hanyuma muri reception haba harimo imvange. Hari igihe ukoresha izihuta, hari igihe ukoresha izigenda buhoro, hari igihe ushyiramo iza kinyarwanda ugashyiramo inyamahanga, uravanga. Noneho nyuma ya dote tena hari ibindi biba after party. After party ho urumva bari umuriro. Ntabwo wazanamo iza dote, wazanamo izo muri reception. Icyo gihe biba byarangiye, ugomba kuhatwika. Imvugo z'ubu ngo ni ukuhatwika ni ukuhashumika. Nizere ko abaduteze amatwi mwese aho muri hose, ubwo ku muntu wifuza umu-DJ umufasha ko ubukwe bwe bugenda neza bugatwika, mwakontakte DJ Cyusa. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Umuntu yakwibaza ngo ubundi photography, kuko ufite studio ya photography akenshi itanga amafoto meza, umuntu ushaka ifoto nziza yakubona ate, yabigenza ate? Ndavuga wenda n'ubu DJ umuntu ushaka gutumira mu bukwe bwe, cyangwa se umuntu ushaka nyine gukodesha imodoka, nihe yagusanga, yagukura he? Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nk'uko twabivuze tubarizwa hano muri leta ya Michigan, mu mujyi wa Grand Rapids. Nkeneye haba serivisi runaka nkeneyeho, yaba iy'ubu DJ, yaba iya photography, yaba se transportation, yaba n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose yagize cyo mu nzu. Mfite social media, mfite nimero ya telefone, ngira namba ebyiri za telefone, ariko imwe akenshi cyane sinkunze kuyikoresha, akenshi biri mu rugo. Ariko nimero imwe nayivuga. Ikindi kuri social media, kuri Instagram nitwa Cyusa Photography. Ari nk'umuntu unkeneye nkaho ngaho ashobora kunyandikira. Ikindi nimero yanjye ujye kwivuga mu cyongereza, nzanyivuga mu kinyarwanda. Okay, nimero yanjye ni 616 616 432 432 88 88 84 84. Ngira ngo mwayumvishije, tuyisubiyemo cyane. Dusoza, ubu umuntu yakwibaza ngo ubundi indirimbo igezweho ni iyihe mu zijyanye n'ubukwe, indirimbo igezweho mu zijyanye n'Imana cyangwa gospel, ubu ni iyihe? Cyangwa se iyo ukunda gukoresha akatubyoroshye, izo ukunda indirimbo igezweho y'Imana uri kumva muri iyi minsi ni iyihe? Indirimbo z'Imana rero ndazikunda, ni indirimbo nkunda cyane. Ariko hari indirimbo ya Ambassadors iri kumfasha muri iyi minsi. Ni indirimbo nshya ya Ambassadors, ntawe ndi kwibuka neza izina ryayo, ariko ni indirimbo baririmbye bakoze ibyo bita semi live. Niyo ndirimbo iri kumfasha muri iyi minsi, ndayikunda, ni indirimbo nkunda cyane. Kandi ikindi nkaba nkunda korali Ambassadors. Hanyuma n'indi ukunda monde, abantu bose bakunda Sara. Sara, nkunda Sara of course. Nakundaga n'umutipe witwaga Jimmy, ariko ntabwo akibamo, ntawe nkimubona, ntabwo nzi impamvu. Jimmy tubwira abatuza amatwi ko babarizwa muri Arizona muri leta ya Amerika. Hanyuma ngakunda na musaza wa Sara, ntabwo nzi izina rye. Amwita Manzi, I think. Ni Manzi. N'abandi, ariko n'abandi turabakunda, ariko kwa kundi by'umwihariko uvuga ati uyu muntu ndamukunda muri iyi korali. Sara araza ku mwanya wa mbere na ba Manzi hamwe n'abandi bayirimo. Of course bose muri rusange turayikunda nka korali Ambassadors. Mbere yuko dusoza, n'iki wabwira abadiaspora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se niba ufite ijambo ry'umusozo, ikibazo twibagiye kubaza? Murakoze cyane.
ndumva ikintu nababwira abadiaspora muri rusange nta kindi ni ukuduha akazi. Kuduha akazi turashoboye nk'abantu cyane cyane bafite ubukwe, abantu bafite amakwe bagomba kuduha akazi. Dufite ibikoresho bizima bifatika. Ngira ngo abo nakoreye amakwe muri komenti baza babivuga, maze gukorera abantu benshi, kandi burya iyo wakoze ugakora neza, uwo wakoreye akazi aragenda akagusiga undi, akaguha undi, akagundi. Njyewe bijya bingora kuba nahamagara umuntu ngo nampe akazi, birangora pe. Njya kubona nkabona umuntu arambwira ati wakoreye kanaka, none nanjye nashakaga kunkorera. Nuko byanga byakunda kuba avuze ati wakoreye kanaka nashakaga kunkorera, nuko uwo muntu uba waramukoreye neza. Waramukoreye nabi ndumva atakurangira undi muntu. Ikindi nababwira, bagomba kutwizera, dukora ibintu neza, kuko iyo umuntu yakwishyuye amafaranga bro, aba yakwishyuye amafaranga kugira ngo umukorere akazi, ntago waje gukinira mu kazi ke. Icyo gihe uba ugomba mu akazi dukora ka buri munsi mu makampani dukoramo, iyo ugezemo ntago ubigira imikino, uba ugomba gukora akazi ka nyiri kampani. Iyo utagakoze neza urirukanwa. Nanjye sinumva, ni nayo mpamvu njyewe nanga ko unyishyura mbere y'igihe, ukampa make, noneho njye ukaza kuyampa nyuma y'akazi. Ari uko akazi wakoze, ari uko akazi nakoze karangiye. Njye niyo mpamvu icyo kintu gituma ugira icyizere cy'uko ndi bugukorera ibintu neza. Nanjye kuko mbazi ko hari amafaranga yanjye ufite, gerageza ibishoboka byose ngakora neza kugira ngo amafaranga yanjye nze kuyahabwa. Benshi nkorera nyuma y'akazi bakampa tipu, bakavuga ati wankoreye neza. Rero niyo mpamvu mvuze gutyo, ngo ntago umuntu ashobora kuguha akazi ngo uze gukinira mu kazi ke. Kandi ikindi mpereye nko ku bukwe biragoye kugira ngo ubukwe aba ari ikintu kizabaho rimwe mu buzima bwawe. Rero ntabwo uba ugomba gukinira mu bukwe bw'umuntu, ntabwo uba ugomba kuza gukinira mu bukwe bw'umuntu. Uba ugomba kubigira serious, ukabifata nk'ibyawe, ukishyira mu mwanya w'uwo muntu. Ubukwe bwawe buramutse butagenze neza, ari we wabyitwaramo. Rero niyo mpamvu uba ugomba kubikora neza, ukabikora nk'uri gukora ibyawe. Nibidukundira muri kiganiro bazabonamo video uri gufasha abantu mu kunezerwa mu bukwe, kuko ni ibintu uzi cyane. Abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero tubashimire kuba mukomeje kubana natwe. Hari ikintu kiba mu Bayahudi cyangwa se Abisirayeli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakunda guhaha mu Bisirayeli bagenzi babo Bayahudi. Ni nacyo cyabateje imbere, bakaba kuri uyu munsi wa none bari muri bamwe bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijyanye n'ubukungu. Tubwira abanyarwanda n'abavuga ikinyarwanda mwese ko akenshi nujya kugura ugomba guteza umuntu muri community imbere, mu gihe iyo produit n'ubundi asanzwe ayifite aho kujya hanze. Biba ari byiza cyane, nako dutezanya imbere tukatera imbere nyine muri rusange. Ndagushimira DJ Cyusa, nkushimira kuba wabanye natwe muri kino kiganiro. Tubibutsa ko kuri Sangwa TV show mugiye kujya mubona ibiganiro by'abantu bafite ibintu bahanze bo muri community, bafite ikintu bakora. Ushaka kuba umuririmbyi, uri muri korali, cyangwa se ufite company, ushaka kugera ku bantu, uzatuguha umwanya kuri Sangwa TV show kugira uganirize abantu, ndetse n'ibyo ukora bimenyekane bigere ku bandi. Mbifuriza rero umunsi mwiza mwese. Kora share, subscribe na like. Igena rice kuri mikro. Uwiteka abane namwe. Bye bye. Murakoze cyane.